haleluya haleluya bwoko bw'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwisanze muri second chance family. Uyu ni umuryango w'abanyamahirwe. Ubwo data kugire neza ukaba wisanzemo nawe uri umunyamahirwe. Rero tugira umugisha wo kuzinduka twongera kubwira Imana ko turi abanyamahirwe, twongera kubwira isi nibikorera mu isi n'abatuye mu isi ngo turi abanyamahirwe. Mbere y'ikintu cyose rero katubanze twiragize umwanya wose tugiye kubana n'Imana. Urakoze Imana data, urakoze ise umwami wacu Yesu, nushimwe kandi nuhimbazwe. Shirwa hejuru Mana nziza, tugira umugisha wo kuzinduka kandi tuzindutse tuvuga gukomera kwawe, tuzindutse tuvuga icyubahiro cyawe. Data ndakwereka abo tugiye kubana bose muri izinduko harure, uduhe ibyo duharura, mwuka wera bane natwe, duharura ibiri imbere yacu, duharura abari imbere yacu, duharura ibitwitambitse, tubuza kwinjira mu byacu, tubuza mwami gusorezwa amasezerano, tubuza guhura nawe tukishima tukanezerwa. Icyo cyose muri iki gitondo giharurwe, icyo tubuza umunezero n'ibyishimo, icyo cyose kirangira uyu munsi. Ndakwereka buri wese ahari ku migabane itandukanye ahabwa umugisha, kandi buri wese ufunguye iyi video ahite yinjira mu mahirwe ye, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen 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 amen. Imana rero ikomeze uguhe umugisha, wowe dukunda, wowe udusengera, wowe udushyigikira, wowe utwifuriza ibyiza. Nukuri turabinginze aho uri, jya udusengera, jya usengera Deborah, unsengere. Imana y'amandi mahirwe buri munsi ngomba kwinjira mu mahirwe yanjye. Nanjye ukundi ndagusengera, iyo mbonye umwana ndagusengera, muri akandi ugusengere. Jya udusengera, sengera second chance family, sengera abantu bose bifuza andi mahirwe aho bari hose, ubasengere utwifuriza ibyiza. Data ntago umugisha dushyigikire uyu murimo, usaba ubushobozi, usaba ibifatika. Abo tubanyaho Imana yadukuye harakomeye, Imana yagiye tuzamura ruto na ruto ariko tugeza ahakomeye, ndetse n'ibindi tuzakora ni byinshi ni byinshi, kuko Imana iyo uri umunyamahirwe uba wifuriza guhesha abandi amahirwe. Niba uri kumwe natwe rero utagira abantu ubwira ko ari abanyamahirwe, ntabwo uri umufamiliye wacu. Kubura uri wo muri iyi family nuko nibura ujya urarugeza umuntu ubwira ngo uri umunyamahirwe. Gira 5, gira 10, gira 100, sinzi abo ufite, ariko basubizemo imbaraga ubabwire ko ari abanyamahirwe, batureho ko ari abanyamahirwe. Jya ushaka, ntukarara utabwiye umuntu ngo uri umunyamahirwe. Niba Imana yaguhaye ubushobozi, ntukarara utifurije umuntu ibyiza, ntukarara utagize umuntu uhesha andi mahirwe. Nigeze kubabwira ngo Imana yaturemye kugira ngo duheshe benshi umugisha. Rero hesha umuntu amahirwe yo guseka, hesha umuntu amahirwe yo kwishima, yo kongera kunezerwa. Uyu munsi rero turi gusoza icyumweru, ariko mfite ibyifuzo byinshi, benshi bamaye ibyifuzo, nawe warabimpaye kandi ndabisengera. Ariko muri ibyo byifuzo hazajya hagiramo bimwe genda mfatamo tuganira. Hari abamaye ibyifuzo byo kujya hanze. Nawe niba turi gusengana n'ukuri wakira amahirwe yo kujya hanze mu izina rya Yesu Kristo, uyakira uvuga uti ndayakiriye. Hari abamaye ibyifuzo by'ingo, Imana ibaha ingo nziza. Nukuri niba urugo rwawe rutameze neza, nonaha ndakwinjiza mu mahirwe yo kugirirwa urugo rwiza. Imbaraga zose zarwanyaga urugo rwawe, nukuri mu kuboko kw'Imana kuziharure mu izina rya Yesu Kristo. Tuzagenda dusengera buri kimwe. Hari abantu bifuza kugaruka mu bihugu byabo, data ashyigikire ibyo byifuzo byawe. Nzi ko hari abo nagiye nsengera kuri WhatsApp, ndetse n'aba bose. Nawe niba urimo ufite icyifuzo cyo gusubira mu gihugu cyawe, Imana igucira inzira zifunze nonaha zifunguke mu izina rya Yesu, zifunguke. Turazitegetse ngo zifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Hari abamaye ibyifuzo byo kubura urubyaro, mu izina rya Yesu Kristo turinjira mu nda yawe, turaharura buri kimwe cyose cyazibye inda. Nukuri nawe ukore kuri iyo nda yawe, uvuga uti ndazibura
mu izina rya Yesu tuzindutse tuziburinda inda z'ababyeyi bifuza urubyaro, tuzindutse tuzizibura mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyumweru turi kugisoza turashaka kuva mu bishaje twinjire mu bishya. Haleluya. Rero usohoke mu buzima bwo kubaho udashaka, usohoke uvuge ngo ndabusohotsemo, wiyatureho ko ubusohotsemo, wiyatureho ko urugo rwawe rubaye rwiza mu izina rya Yesu Kristo, wiyatureho ko uhawe urubyaro mu izina rya Yesu. Hari abantu baduhaye ibyifuzo bafite abaturanyi babi, umuturanyi wawe niba kubereye mubi, mu izina rya Yesu Kristo turamwimura aho utuye, mu izina rya Yesu turamutandukanya n'ubuzima bwawe, turabutandukanya n'amateka yawe, nave mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Hari abaduhaye ibyifuzo ko barwaye, aka kanya wowe uri kudukurikira nawe urwaye, imbaraga z'Imana zigusanga aho uri, uvuga cyane ngo amina. Ahari uburwayi twohereje y'umuriro, umuriro w'Imana ushiririze, umuriro w'Imana utwike mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bafite inzozi mbi, ni ukuri dukuye icyo kirere cy'inzozi mbi ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Abafite uburwayi, abafite imisonga, imbaraga z'Imana zihagarika iyo misonga nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari n'ibindi byinshi ariko ndashaka ko muri ibi byifuzo twahagurukiyemo harimo icyo nifuje ko tuganira, kugira ngo tugikuremo irindi sengesho rinini kandi rigira aho riza kutugeza. Mu izina rya Yesu. Reka rero tuze guhagarara ku cyigisho kiboneka mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli ku gice cya 11. Igitabo cya kabiri cya Samweli ku gice cya 11 haravuga ngo bukeye nimugoroba Dawidi yibambura ku gisasiro. Haleluya. Yibambura ku gisasiro, aza agenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru abona umugore wiyuhagira, yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati si Batisheba mwene Eliyamu umugore wa Uriya w'umuheti. Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana aziwe, bararyamana kuko yari yitunganije akiza imyanda, maze asubira iwe. Bukeye asama inda, atuma kuri Dawidi ati ndatwite. Hanyuma Dawidi atuma kuri Yowabu ati nyoherereza Uriya w'umuheti. Nuko Yowabu yohereza Uriya w'umuheti. Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza uko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru yo mu ntambara. Maze Dawidi aramubwira ati manuka ujye iwawe woga ibirenge. Nuko Uriya ava iwe, maze baramukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Ariko Uriya yiraranira n'abagaragu ba shebuja bose baraririye ku muryango wa kambere y'ibwami, ntiyamanuka ngo ajye iwe. Babwiye Dawidi kuri yatagiye iwe. Dawidi niko kubaza Uriya ati mbese ntuvuye ku rugendo, ni iki cyakubujije kujya iwawe? Uriya asubiza Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abayisirayeli n'Abayuda barara mu ngano, kandi databuja Yowabu n'abagaragu ba databuja bagerereje ku gasozi. Naho nge nigira iwanjye njye kurya no kunywa, niryamire n'umugore wanjye? Oya, ndahiye ubugingo bwawe ukuramye sinakora bene ibyo. Reka tube tugeze aho hama dukomeze. Dukurikije ibintu bibiri byatumye ntoranya inyigisho kugira ngo tuyiganire, ndayisengera Mwuka Wera imishuriramo byinshi. Turi mu kwezi, twagize mu kwezi kwa gatatu, tugeze mu kwezi bavuga ngo kwezi kw'abagore, cyangwa se ejo bundi ku itariki 8 tuba turi ku munsi mukuru w'abagore ku isi hose. Ndashaka ko tuganira cyane ku ntambara nyinshi ziba mu ngo, kuko umugore ahagarariye urugo, cyangwa se umugore abaho kuko umugabo ariho. Umugore ni umutima w'urugo, umugore ni umutima w'igihugu, ni umutima w'isi. Umugore arororoka, akabyara abahungu, akabyara abakobwa. Umugore azana iterambere mu buryo bwinshi. Rero wowe udukurikira, hari amahirwe menshi ajya azanwa n'umugore.
hari n'intambara nyinshi abagore bajya barwana zikaneshwa. Rero uraza kunyanganira iki cyumweru tuzajyamo duhereye uyu munsi wari umunsi wo gusengera ibyifuzo, ariko reka tubanze dusengera icyo mereye kuri iki cyifuzo ngo kubana nabi n'umugore. Bivuga ngo iki cyifuzo nagihawe n'umugabo. Ni umugabo wambaye iki cyifuzo. Wumve ko twese biratureba, yaba abasore, abakobwa, yaba abamama, yaba abapapa, biratureba. Kubana nabi n'umugore, hari n'iki gituma abantu babana nabi? Ese dufite amahirwe yo kongera kubana neza? Ese ingo zibana nabi ziracyafite amahirwe yo kubana neza? Ese urugo rw'abana bawe ruracyafite amahirwe yo kubana neza? Ese wowe w'umusore cyangwa w'umukobwa ufite amahirwe yo kuzagira urugo rubana neza? Mu izina rya Yesu byose birashoboka. Reka mbanze mvuga ngo birashoboka. Mu izina rya Yesu birashoboka. Aha harimo ibintu byinshi numva nifuza ko tuganira kiriya cyumweru, kuko kugira ngo tugwe kuri uriya munsi, ndetse n'ibindi byinshi Mwuka Wera yagiye agira gute aduhishurira. Hano twumvishe umugore witwa Betisheba. Betisheba yari umugore w'umugabo witwa Uriya. Uriya yari umugaragu wa Dawidi. Dawidi yari umwami. Dawidi yari umwami. Uriya ntabwo yigeze yifuza urugo rubi. Dawidi ntabwo yigeze yifuza ahari kuzasenya urugo rwa Uriya. Betisheba nawe ntabwo yigeze abigambirira. Ariko ndashaka nkubwire ngo iyo ufite urugo, cyangwa se iyo uri gupanga kubaka, iyo ugira, hari izindi mbaraga ari nazo nshaka ko tuzindukanye nawe dusenya. Hari izindi mbaraga ziba zigendagenda hejuru y'urugo rwawe. Nimvuga urugo, harimo abana, harimo umugabo, harimo umugore, harimo abagaragu, harimo aburera, harimo abantu benshi. Niyo mpamvu nzindutse. Uri umukobwa uharura urugo rubi, uri umusore uharura urugo rubi, uri umupapa, nta muntu n'umwe wifuza kujya kubaka yifuza kugira urugo rubi. Nta n'umwe. Ni Satani cyangwa imbaraga ze n'abakozi be bajya bifuza kuza gusenya. Rimwe na rimwe bagasanga hari intege nkeya, cyangwa se bagahagarara bakasenya bahereye ku intege nkeya zacu, akaba arizo buririraho, hakavuka ikintu kinini gituma umwe muri twe aba mubi. Rero ndifuza ko tuzinduka amavuta yo kuba abagore beza akatuzaho. Nawe mugabo, amavuta yo kugira umugore mwiza akakuzaho. Nawe mukobwa, amavuta yo kuzaba umugore mwiza akakubaho. Nawe musore, amavuta yo kuzagira umugore mwiza akakuzaho. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Biravuga ngo Dawidi yaribyukiye. Dawidi yaribyukiye ngo arimo kugendagenda, yego niko Bibiliya bivuze, ngo ahagaze hejuru abona umugore uri kwiyuhagira. Umugore uri kwiyuhagira, ngo kandi yari umugore ufite ikibengukiro, yari umugore mwiza. Reka mbabwire mwabantu, mwabagore beza bariho. Abagore beza, waba utari mwiza nawe ariko abagore beza bariho. Hari umugore unyura hari ukavuga atari uyu na. Abagore beza bariho. Ni abagore beza mu buryo bubiri. Hano turi mu mwuka, turi no mu mubiri. Ushobora kuba uri mwiza ugaragara rwose, ariko mu mwuka uri mubi. Ushobora no kuba uri mubi wenda ko abantu babivuga, ariko mu mwuka uri mwiza. Byose rero turashaka kuvuga umugore mwiza. Haleluya. Rero kamaye mvuga mu mubiri. Abagore beza bariho. Umugore akanyuraho, wareba amaso, wareba amaguru, wareba ikibuno, wareba nawe uri umugore mugenzi wawe ugapfa kumva ya papa. Bariho ndika nkubwire, bariho mu izina rya Yesu. Bariho ubwiza bugaragara, bariho. Noneho Imana imuhaye n'umutima mwiza ho, umva biba ari ibintu bidasanzwe. Hakaba undi mugore mwiza muhura, yavuga ukumva amahoro ari kuza mu mutima wawe, yakugira inama ukumva hari ahantu urimo urasohoka n'ahantu uri kwinjira, yagira gute. Abo bose bariho.
ariko hano rero uwo Bibiliya yo none iri kuvuga iravuga uw'ikibengukira nuwo barebye umuntu wese yamureba kumva yamubenguka, umuntu wese yamureba kumva yagira gute yamushaka, yakwifuza kuba inshuti ye cyangwa se kuryamana nawe. Kamvuga wenda mu rugo ndiho ndavuga umugabo wavuze ngo kubana nabi n'umugore. Uyu munsi mama ndashaka nkubwire ngo igihe cyose ubana n'umugabo Imana ikaba yaramugutoranyirije, ntago ugomba kwemera izindi mbaraga izo arizo zose zaza kugutangira zitwaje icyari cyo cyose. Uyu mudamu yahuye n'imbaraga zikomeye, nizo ugomba gusenya, ntiwihagarareho uzisenye. Yahuye n'imbaraga zikomeye, urazi kubengukwa n'umwami, umwami noneho umugabo wawe ari umugaragu we. Iki kintu ni ikintu gikomeye. Noneho ndashaka tujye mu isi y'umwuka. Hari ikintu cyiza mu buzima kikakurusha imbaraga. Hano ni umwami abarushaga imbaraga, ni ukuvuga ngo caha ugaca, ni ukuvuga ngo mera gute ukamera gute. Umwami yabarushaga imbaraga. Bivuga Uriya, uyu mugore wenda yari ari aho hafi, niba yaragendaga hejuru y'inzu ye, wenda yari n'umuturanyi we, ntabwo wenda yari yaramubonye, ntabwo yari yaramwifuje, ariko haba impamvu. Niyo mpamvu ugomba kubyuka usenya impamvu zose zakugira umugore mubi. Waba uyu munsi utari mubi, waba utari, zakuhindura umugore mubi ukazisenya. Hari igihe uba wowe utaziziho, ariko zinduka uzisenya. Mwene data, nta kintu kimwe kidahinduka. Uyu mudamu urumva yigendera hama umwami aramubona ko ari n'umugore mwiza w'ikibengukira. Umwami amubona yuhagira, urumva niba yarabonye ibiguru arebye ibitako arebye igituza umwami abura amahoro. Umwami ubuzima bwe bugira bute burahungabana. Abona ni ubwa mbere hari amaso yabaye nk'ubona ikintu gishya, ni ubwa mbere ibintu bigize bite bihindutse ku buzima bwe. Umwami yumva nta kindi kintu cyabaho, kandi yumva imbaraga zose zishoboka. Urumva umwami ntiyari yagiye ku rugamba, kandi ni umwami yagombaga kujyana n'abandi ku rugamba, yari yasigaye mu rugo. Hari impamvu zitera kugira ngo zikunanize mwene data. Biba bisaba ngo ube maso birenze uko wowe ubitekereza. Noneho ubwo urumva arimo kugenda, aramubona, ahita amubonamo kuryamana nawe, ahita amubonamo ikindi. Haciye iminsi aramubwira ati nasame. Ashakisha impamvu zose zituma iyo nda itazagira gute, itazamwitirirwa. Aravuga ati uriya mugore ni uwanda, ati se si Beritisheba umugore wa Uriya. Haleluya. Bibiliya ibivuga neza, Mana ishimwe. Iravuga ngo mugende mumutumeho aze. Bamutumaho, umwami ashaka impamvu yose ishoboka kugira ngo Uriya aryamane n'umugore we. Ariko Uriya we yari yagambiriye reka mvuga ngo kudatetereza abandi ku rugamba, cyangwa se kutishimisha abandi bariho barababazwa. Aragenda ngo ajya kurarana n'ubundi n'abandi bagaragu. Hari igihe intambara iza ugashaka uyikwepera, yaraje ruto ugashaka ibintu uyikwepera ukahabura. Mama, kugira ngo ube umugore mwiza nuko ubanza ugasobanukirwa ko nuhagaze atagwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nta hantu na rimwe utaterwa. Icyatuma uhagarara neza ni ugusenga, icyatuma uhagarara neza ni ukurwana, icyatuma uhagarara neza ni ukumenya ngo isaha yose hashobora kuza ikintu kikandusha imbaraga. Reka tuve muri Dawidi na Uriya tubijyane mu buzima busanzwe. Hari igihe ushobora kurushwa imbaraga n'ibigezweho. Ibigezweho bikagutwara umutima, ibigezweho
umva bikagukura ukumva atambaye bigezweho ntago waba uri umugore ukumva ibyo bintu byitwa ngo ni ibigezweho birashushanya umwami byaza ku buzima bwawe bigasa nk'ibikuyobora bigasanga muri wowe harimo intege nke uyu mugore yari afite intege nke zo gutinya guhamya zo gutinya umwami za ntege nke ziri muri wowe ibigezweho bikazihagararamo ugagendana n'ibigezweho hari igihe inshuti kubera ko wenda mwagendanye igihe zishobora kukurusha imbaraga hari igihe ibiryo bikurusha imbaraga hari igihe amateraniro reka mbabwira mube maso mama mube maso ejo bundi nari ndi kumwe na famiye imwe yarasenyutse isenyuwe n'iki isenyuwe nuko umugore atagira ikindi kintu na kimwe akora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ngo yagiye mu materaniro kuva mu gitondo kugera nimugoroba yagiye mu materaniro umugabo tujya ati ngiye mu materaniro ibi tugiye mu materaniro iyo mana yacu ni imana ifite gahunda ntabwo ari imana yiruka yagiye mu misozi yagiye mu mazi yagiye hejuru yamanutse yaraye ijoro yaraye amanywa yaraye iki oya habaho guterana hakabaho na gahunda z'urugo hakabaho gahunda z'iterambere imana yacu ni imana ifite gahunda igenda hano ufite gahunda rero aya materaniro n'ibyo guterana kwera ni byiza ariko iyo byabaye too much bishobora kubera nk'umwami bikakurusha imbaraga bikakugezaho biguhinduye umugore mubi kandi uri mu bihe byiza byo gusenga rero ndashaka kubwira ngo niba umugabo avuze ngo imana ingire neza intabare impindurire umugore mfite umugore mubi gerageza nawe haleluya uyu munsi iki cyumweru tugiye kuzinjiramo kuva ku wa mbere twatangiye ku itariki ya mbere ndashaka ko utangira uvuge ngo ndashaka umugore mwiza nimvuga ko umugore mwiza ntabwo ari ku mugabo wawe gusa no muri bagenzi bawe no naho ukorera naho ugenda naho ukora hari igihe amafaranga kurusha imbaraga amafaranga yakurusha imbaraga ntube wasangira na bagenzi bawe ukumva wabaye ukuntu ari umugore mubi kubera iki atariyemera ntavuga genda cyavuga cyagenda kubera amafaranga yakurushije imbaraga yakubereye nk'umwami ukaba umugore mubi muri sosiyete hari igihe umugore mubi mu bana ukaba umugore mubi kandi wumva ntacyo utakoze abana bashaka imyenda bayibahaye kubera iki nkuvuye mu kazi ugiye muri siporo urahagarutse ntubaganize ntugire gute ntuhari ntuhaba ntutuza ntuvuga komana wabaye umugore mwiza ukagira igihe cy'ibyo ukagira igihe none abana bakakubura umugabo akakubura abantu bakubura imiryango ikakubura uraho gusura mu kirere uri umugore mubi umugabo yabibona abana babibona bati mama ni mubi abana barokipe cyane na papa abana barokipe cyane n'umukozi ukawubaye umugore mubi kandi wahashye kandi wakoze wabaguriye imyenda wabasupendinze amafaranga menshi wabishyuriye amaviza wabajyanye mu bigo bihenze sinzi amapisine ariko hari ikintu utarimo urakoraho wenda ntuganira nabo ejo babateye inda iminsi ishize nari ndi kuganira n'umwana w'umukobwa wabyaye ku myaka 16 murabizi ko muri second chance nkunda kuganira n'abana bameze gutya yabyaye ku myaka 16 imyaka 16 papa yagiye hanze ajya gushaka ubuzima mama wa gumino bararuhana na mama we bararuhana umwana papa ari ngo ari guhiga uburyo agenda uburyo agira gute ngo amusange iyo hanze muri iyo minsi rero umwana nyine ajya gusura indi inshuti imuhuza n'umusore barahura ijoro rimwe gusa yaraye atahanye inda isi ubwo nawe yashyushye ngo ari gushaka ibyangombwa bukeye mu gitondo aramubwira ati se ko ibyangombwa ati papa ati burya ndatwite nyina we nyine ubwo urumva nyina yavuze ati mwana wanjye yicarira hano se bigende bite nawe narakubyaye nawe nyine ugira gute uwo mwana wabyaye ku myaka 16 na nyina yari yarabyaye 16 unyumvire karande na nyina iyo uri umugore mubi nta nubwo utekereza karande zakuzinze ngo uzizingure ku bana bawe reka mubwire zinduka usenya karande ntabwo uyu munsi navuga ariko uko iki cyumweru ndashaka tuganire umugore uri umugabo kuko iki cyifuzo cyaje ari umugabo
Ngira ngo n'umugabo ari kunyumviraho n'umumama aragenda yumviraho ibyo mwuka wera azagenda anshimishurira nibyo nzazana. Umumama nyine avuga ati nakuntu wese ko nakureze ugakura ubwo nawe nubyara n'uwawe azakura. Urabyo umugabo arahaguruka aravuga ye ndiwo ndavuga mama, izo mbaraga zakurwanyije ukabyara. Iyo uri umugore mwiza ukazimenya, zinduka uziharura, zinduka uzisenya, uzaruhuka ari uko ushingiye iwawe. Wivuga ngo narazisengeye kiriya cyumweru ngo oya, zinduka uko ubyutse uziharura uzimenagure. Usivuga uti imbaraga zanziritse zatumye mbyara igihe kitageze ndazikura ku bana banjye ibyo nibyo bita gusenya, guharura, kumenagura mu izina rya Yesu. Isa aramuhamagara ati mwana wanjye kwipapura ati papa ndatwite. Isa aratomboka, umwana arahaguruka niwe wabimbwiye. Aravuga ati uravuga? Ni wowe uri kuvuga? Wambwiye iki? Ko wateye inda mama ukagenda ukana, wigeze unganiriza, wigeze umbwira uko umukobwa amera, wigeze umbwira uko umusore bamwirinda, wigeze ubimbwira? Isa agwa mu kana kanura arya. Nyina nawe urumva bya bindi nyine ngo urumva mwana wanjye azirinda ikiza, ariko ze mwakwerewe mukababwira ibyo birinda niba uri umumama mwiza. Ubwo urumva umugore ibintu yahise umugore mubi, kumbi ntabwo yamubereye umugore mubi, ahubwo ntacyo atakoze. Baragunguranye, umwana ari kumbwira uhamya aramubwira ati twararuhanye, mama agakora hano nawe nkakora, akavunika nawe nkavunika. Ariko kubera iki atasenye karande, atayize gute? Uraje umbwira uti se ko nabisengeye akaza gutwita? Bibaho, nabyo byashoboka. Ariko rushaho gusenga, ahari Imana yo mu ijuru yacu uwo mugozi ukagarukira ku bana bawe. Rushaho gusenga, Imana ize kugira gute? Ize kukugirira neza. Bene data, zinduka uharura ikintu cyose cyatuma uba umugore mubi. Ubu umugore mubi, waba ukize, waba ukennye, waba wirirwa mu rugo, wirirwa mu kazi, waba ukora iki gito, nawe uri umugabo, niba ubona umugore wawe atameze neza nk'uko ubibona, zinduka uharura imbaraga zamuhagenzeho, imbaraga zigenda hejuru ya. Biravuze ngo umwami yagendaga hejuru ya, ngo arangije arabaririza. Zinduka umenagura, zinduka usenya imbaraga zibarunguruka, imbaraga zibashakashaka, imbaraga zishaka gusenya, ziri guhiga zihiga intege nke zawe, zimenya aho wacitse intege, zimenya ubusa bwawe, zimenya aho ukennye. Mu izina rya Yesu, kwambara ubusa n'ugu gukena, kwambara ubusa no kuba uri mu buzima butuzuye. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, uzinduka uharura ikintu cyose cyatuma umugore wawe yitwa umugore mubi. Uzinduka usenya imbaraga z'umwijima zatuma witwa umugore mubi, zatuma nubwo ukiri umukobwa uzitwa umugore mubi, zatuma uri umusore ariko ugashaka umugore mubi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, senya ikirere cyatuma witwa umugore mubi. Senya mu izina rya Yesu cyatuma abaturanyi bakwita umugore mubi, cyatuma abo mukorana bakwita umugore mubi, cyatuma abo mugendana bakwita umugore mubi, cyatuma abo muturanye, cyatuma bene wanyu bavuga ngo uri umugore mubi. Imbaraga ziri kuguhiga, haguruka usenye, senya izo mbaraga. Vuga ngo imbaraga zigenda ku nzu yanjye, ibyo bantumyeho. Bibiliya avuga ngo umwami ashaka abagaragu, arabatuma ngo mujye kumbaririza, mujye kumbaririza. Imbaraga zikubaririza. Mu isi y'umwuka hari imbaraga ziri kubaririza urugo rwawe. Mu isi y'umwuka hari imbaraga ziri kubaririza amakuru y'umugore wawe. Mu isi y'umwuka hari imbaraga ziri kubaririza amakuru y'umugabo wawe. Mu isi y'umwuka, haleluya, hari igihe izo mbaraga zimenya ibibabaza umugabo, akaba ari byo zihora zitereraho, ziriho zirabaririza intege nkeze, ziriho zirababaririza. Ugasanga muguye ku kantu gato, ugakoza utabishaka ariko ukabyaye ikintu kinini. Mu isi y'umwuka hari imbaraga ziri kubaririza. Senya, zinduka usenya mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka hari imbaraga ziri kubaririza abana bawe. Imbaraga ziri kubaririza abana bawe, zibakoreshe wenda impanuka, zibagira abaswa, zibagire abana babizi, kugira ngo uzitwe umugore mubi.
zibagira abana b'ibirara, zibagira abana badashoboka, zibagira abana badafutu batavuga ibintu bizima bananiranye. Izo mbaraga zikagenda zibaririza intege nkeya zo ku bana bawe. Rero kugira ngo witwe icy'umugore mubi, senya izo mbaraga, zindukuharura usubire muti ndaharura mu izina rya Yesu Kristo. Vuga uti ndaharura. Mbere y'uko uharura rero banza uharura ibyaha. Mwene data uri kunkurikira, banza ubwira Imana ngo mbabarire ibyaha nakoze. Niba uri umugabo, niba uri umugore, niba uri umukobwa, niba uri umusore, ubwira Imana ikubabarire. Niba utafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umwakire. Uvuga uti ndakwakiriye Kristo mu mutima wanjye. Hamuvuge ngo mbabarire ibyaha byose nakoze. Izina ryanjye urivuge Deborah, uvuge iryawe, uvuga ngo umbabarire ibyaha nakoze, unkure mu gitabo cyo kurimbuka, ushyire mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi nongeye nitwa umwana wawe. Haleluya. Hari ijambo muri Zaburi rivuga ngo uyu munsi ndakubyaye. Iyo Imana ikubyaye iguha kamere nk'iy'Imana, iguha ishusho nk'iy'Imana, iguha igitinyiro nk'icyayo, iguha igikundiro nk'icyayo mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo iguha igikundiro cyo kugusenya, ntabwo iguha igitinyiro cyo gukanga abantu, ntabwo ni Imana ikugira nk'uko yo imeze. Haleluya. Haleluya. Uzinduke uvuge, banza watura uvuge ngo sindi umugore mubi. Ubyatura uvuga ngo sindi umugore mubi. Urabusenya ibiri kuvugwa mu kirere, urabusenya ibiri gutegurwa mu kirere. Niba uri umugabo ukabubona bitameze neza, wijya kubwira abantu, oya, haguruka uvuga ngo simfite umugore mubi, simfite umugore mubi. Ibyo ngibyo bigira bite? Birasenya. Mwene data reka nguhe urugero rutoya, urugero ruto cyane. Hari igihe nigeze guhura n'intambara mu rugo. Intambara zibaho, uzakubwira ngo ntazibaho azaba akubeshye. Intambara zibaho mu rugo, haza utuntu two kutumvikana, ariko ndahaguruka nkajya mbwira Satani bakubeshye ngiye mfite umugabo mwiza, umugabo wanyemeye abandi banaye, ni umugabo mwiza, ni umugabo ukomeye, ni umugabo ushobotse, ni umugabo. Bya bintu uko nsenya bigenda bisenya ibyo Satani yashaka kunyereka, bigenda bisenya nawe ibyo yashakaga kubona, bigenda bisenya ibyo abantu bari bagiye kumva, bigenda bisenya. Haleluya. Uko niko basenya. Ni ugutanga ikinyuranyo cy'ibyo bari kukubwira, ni ugutanga ikinyuranyo cy'iby'isi iri kukwereka, ni ugutanga ikinyuranyo. Tanga ikinyuranyo. Rero uyu munsi twavuze ngo turaharura umugore mubi. Muharure uvuga uti ntabwo ndi umugore mubi, nge Deborah sindi umugore mubi. Babivuga batabivuga, biri mu kirere, biri mu mazi, biri he, aho biri ndabivuze, ndabivuguruje. Ndavuguruza amagambo ari mu kirere, ndavuguruza ibyo bavuze, ndavuguruza ibyo Satani yubatse, ndavuguruza ibyo abakozi be bubatse. Nge ntabwo ndi umugore mubi, nge sindi umugore mubi. Nawe niba uri umugabo urisenge gutyo uvuga ngo ntabwo mfite umugore mubi, nubwo wenda isi iri kukwereka ibibi gusa, ariko uvuga ngo ntabwo mfite umugore mubi. Iryo jambo riragenda ribyefasa, iryo jambo riragenda ritsindagira, iryo jambo riragenda rinetraliza ibyo ikirere cy'umwijima kiri kukwereka mu izina rya Yesu. Uvuga uti simfite umugore mubi. Hari igihe waba ufite umufiance, vuga uti simfite fiance mubi, simfite umukobwa mubi, simfite umusore mubi, ntabwo nge ndi mubi. Ntabwo niba uri umusore uvuga ngo sindi mubi, ariko uyu munsi uri kuvuga umugore mubi. Ubisenye. Ushobora kuba utarahura nabyo, bisenye biravuga ngo dufata mpiri ibitekerezwa by'abadayimoni. Ushobora kuba utarahura nabyo, ushobora kuba utarabyinjiramo. Zinduka ubisenya, usenye kuzitwa umugore mubi, usenye abazavuga ko uri umugore mubi mu izina rya Yesu. Biharure mu kirere cy'umwijima, biharure mu isi y'umwijima, biharure mu isi y'abazima, biharure. Zinduka ubiharura. Uvuga, fata shifo yo mu mwuka, ubisibe. Uvuga uti ndabisibye. Byari bigutegurwa bwihishwa, igitero cyari kiri kuntegurirwa mu myaka iri imbere, ndagisibye, ndakinetralije, ndakibombarize. Nge ntabwo ndi umugore mubi. Cyaba kizaturuka mu bana, ntabwo ndi umugore mubi. Cyaba kizahezanwa n'umukozi, ntabwo ndi umugore mubi. Kizaturuka
kizaturuka mu baturanyi, ntabwo ndi umugore mubi. Kizaturuka mu bo dusengana, ntabwo ndi umugore mubi. Aho Satani yagitegeye ndakimenaguye, ndagishwanyaguje. Aho yarari kugitegura, aka kanya ndabatera, ndaburizamo uwo mugambi. Ibyo bitekerezo ndabifatamira. Nge ntabwo ndi mubi, nge sinzaba mubi. Ndabisenyesha amaraso ya Yesu, ndabisenyesha umuriro w'Umwuka Wera. Ndohereza umuriro ubimenagure. Vuga utubimenagure. Umuriro w'Imana, umuriro w'Umwuka Wera, nubishwanyaguze. Icyo gitero nugishwanyaguze. Aho cyamaze kwitereka nugishwanyaguze mu izina rya Yesu Kristo. Zinduka n'isi y'umwuka. Haleluya. Zinduka uca network ziri hejuru y'inzu yawe. Zinduka umenagura kamera ziri hejuru y'inzu yawe. Zinduka vuga uti ndamenagura izi kamera, ndamenagura iby'abarozi bari kundeberamo ngo mbe umugore mubi, ndamenagura iby'abakonikoni bari kundeberamo, bariho bararebereramo urugo rwanjye ngo mpinduke mubi. Mu izina rya Yesu Kristo ndacagagura. Niba uri umugabo vuga uti ndacagagura network zose ziri gutuma umugore wanjye yitwa mubi, zirimo ziratuma umugore wanjye aba mubi. None aha ndazishwanyaguje, none aha ndazisenye. Ntabwo mfite umugore mubi, ntabwo ndi umugore mubi. Nyuranya n'ibyo isi iri kuvuga, nyuranya nabyo. Wowe ushaka gusenga, wikwita ku muriro uri mu rugo. Iri sengesho iri kohereza ramanuka ari imvura riwuzimye. Vuga uti manuye imvura y'amaraso ya Yesu Kristo. Ndamanura amaraso ya Yesu Kristo aza ari umuvu, atembana ibiri kugaragara iwanjye, atembana ububi buri iwanjye, atembana ububi buri kuvuga iwanjye, atembana uburi bubi buri mu mitima yacu. Atembane umuvu w'amaraso ya Yesu Kristo. Nutembane ya maraso meza ya Yesu Kristo, ya yandi yatugize bazima. Natembane ibiri mu mutima w'umugore wanjye, natembane ibiri mu mutima wanjye. Nge Deborah nabitembane ibyo Satani ashaka guhagararaho nkahinduka umugore mubi. Natembane ibiri mu bitekerezo byanjye ashaka guhagararaho nkahinduka umugore mubi. Muri sosiyete, mu miryango, mu baturanyi, aho nashatse, aho nkorera, ibyo byose biri muri nge, ibyo biri muri nge, ibigaragara muri nge, ibiri kuremwa muri nge, Satani ashaka guhagararaho, abakozi be bazahagararaho. None aho umuvu w'amaraso ya Yesu Kristo nubitembane, umuvu w'amaraso ya Yesu Kristo nubitembane, nibive mu mutima wanjye, nubitembane, bisohoke mu ngingo zanjye, nubitembane mu izina rya Yesu Kristo. Nge ntabwo ndi mubi. Lamobobo shele korobobo. Iki gitondo nzindutse mparura ibiri muri nge bishaka ko ngaragara ko ndi mubi. None aha ndabinetrarije, none aha ndabihuza n'umuriro w'Imana, umuriro w'Umwuka Wera. Nubitwike, nubikongore mu izina rya Yesu Kristo. Niba ubona haramaze kuza intambara mu rugo rwawe, yiteza umwuzure uwutembane. Ugenda uroha ahantu mu nyanja y'amaraso ya Yesu Kristo, ugenda uroheyo. Icyageze mu maraso ya Yesu Kristo ntabwo cyongera kugaragara. Abazimu barayatinya, abadayimoni barayatinya, abarozi barayatinya, abagome barayatinya, abakozi ba Satani barayatinya. Nta kindi cyanesheje isi, ni amaraso ya Yesu Kristo yanesheje. Iki gitondo rero rokora urugo rwa, rokora abantu ba, rokora mu izina rya Yesu. Nawe wirokore. Abari kuzinduka use vuga uti sindi umugore mubi, ubyange. Vuga niba uri umugabo uti simfite umugore mubi, ubyange, ubisenge. Iyi minsi tugiyemo uzubane nawe, uku kwezi ugusenge. Uko bari kwizihiza umunsi w'umugore, wizira uvuga ngo uti ninjye mugore mwiza wa mbere. Ndi mwiza kuri nge, ndi mwiza ku bangose, ndi mwiza ku gihugu, ndi mwiza ku muryango, ndi mwiza aho nashatse, ndi mwiza aho nashatswe, ndi mwiza iwacu. Ubyatura uvuga uti ninjye umugore mwiza. Niba uri umugabo tugiye kwizihiza umunsi w'abagore, uvuga uti ninjye mugore mwiza, ninjye mugore mwiza, ninjye mugore mwiza. Uraza kubona ineza y'Imana, uraza kubona imbabazi z'Imana, uraza kubona kurengerwa kw'Imana, uraza kubona umuvu w'amaraso ya Yesu Kristo winjire wawe, umenagure, ushwanyaguze. Uraza kubona. Haleluya. Ntushingire ku byo uri kumva, ntushingire ku byo uri kureba. Haleluya. Urusaku rw'amasasu ntabwo rubuza abanesha kunesha.
urusaku rwa bombe ntago rubuza abanesha kunesha. Ndabizi ko wenda bishobora kuba byamaze kuba binini, ariko noneho haguruka. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo, uhaguruke usenye ibiri mu kirere, usenye network ziri hejuru y'inzu yawe, usenye amaguru ari kugendagenda, usenye imyuka yose iri iragendagenda yototera ubwiza bwawe, yototera urugo rwawe, yototera abana bawe, yototera ibyawe mu rugo, kugira ngo ugaragare nk'umugore mubi. Mu izina rya Yesu, uko urakomeza kugenda ubisenga, uraza kubona ibintu bigenze neza. Rero Imana ibahe umugisha. Niba hari ibyifuzo uraza kubona telefone ubishyireho tugufashe gusenga. Niba ari ibyo wifuza ko dusengana uzaduhamagara dusengane. Turahari ku bwawe kandi turahari kugira ngo Imana iduha andi mahirwe. Imana izagenda iduhishurira byinshi bitwambura ayandi mahirwe. Imana iguhe umugisha rero, kandi ndakwifuriza kuzagira umunsi mwiza nubwo tutarawinjiramo. Ikindi uri umunyamahirwe, wumve ko uri umunyamahirwe. Icyo tugusaba nuko niba ufashijwe fasha abagenzi bawe, bigeze hirya no hino, maze isi yose imenye umuntu w'umunyamahirwe, kandi isi yose imenye ko uri umunyamahirwe. Wifuriza we kwizibaha link gusa, ni uburyo bwo kugira ngo ubutumwa bwamamare, kandi ni uburyo bwo kugira ngo duheshe benshi amahirwe ubigizemo uruhare. Imana nigushyigikira ukumva watanga ituro ry'ishimwe, uraribona telefone uritange, hama izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Amahoro y'Imana yo nabane namwe. Shalom shalom.